bwacu dutekereza uruhare rwacu mu gukemura ibibazo cyane cyane bijyanye n'ibiza, kuko turi mu gihe cy'imvura. Nk'urubyiruko by'umwihariko abanyeshuri, icyo tubasaba mu buzima bwabo bwiza, bagomba kuzirikana yuko aho bakorera hari isuku mu kigo cyanyu. Namwe mugomba kuyamugira, mugakora umuganda w'ikigo, kugira umuganda wihariye w'urubyiruko buri kwezi. Ariko turasaba n'ibigo biri hano ko byajya bikoresha umuganda imbere mu kigo n'inyuma y'ikigo. Ntimubiharire abakozi, turabizi ko mufite abakozi, ariko mugomba no gutoza abanyeshuri banyu umuco w'ubukorerabushake kandi bagakora amasuku. Buri kigo tugezeho, haba mu kigo haba n'inyuma y'ikigo, tugasanga amasuku ameze neza. Ibyo ntibishoboka? Ntibishoboka abanyeshuri muri hano? Icya kabiri tubasaba, urubyiruko rutari ku ishuri, n'uruhare rwabo mu kurwanya umwanda. Hano hirya aho turi, ubwo dukora umuganda, tugomba kuba dukora umuganda nibuye n'umwanda ntuwutambukeho, ukawukuraho. Niba ari uwutaye ukamubwira ati uwo mwanda utaye utoragura, atawutoragura ukamurega bakamuhana kandi akanawutoragura. Ibintu ni bibiri. Ikindi tubashishikariza by'umwihariko nk'urubyiruko ni ukwirinda kujya mu ngeso mbi zirimo ubusinzi, zirimo n'ubusambanyi. Muri iki gihe iwacu Rwamagana ntabwo birahagera, ariko mu mujyi wa Kigali, kandi mu mujyi wa Kigali byageze n'iwacu biri hafi, hari ibintu bita gang sex ku bantu bo hanze. Abantu bajya mu kabari bakabyina, bamara gusinda bagakorana imibonano mpuzabitsina idakingiye, umwe arongora umwe n'undi bahagaze. Ibyo bintu umuntu babibonyeho hano iwacu naho biri, yaba bikorera birabareba, uwo muntu bazamufungira akabari. Tuzakora n'inzego z'umutekano, ubuyobozi bw'akarere ahanwe by'intangarugero, kandi n'ababikoze nabo bahanwe. Ikindi cya kabiri dusaba abikorera bari hano, abantu bakuri muri hano mudufashe. Abantu bafite amaroje bakwiriye kujya bagira udukingirizo kandi bakadutangira ubuntu. Niba roje yishyuza 5,000, udukingirizo ipaki igura 500, akwiriye kuba afite udukingirizo. Tuzakorana n'inzego z'umutekano turebe ko amaroje dufite hano iwacu afite udukingirizo. Abatatugira nabo tuzabasabira ko bareba ibihano bahanwa, kuko tugomba kurinda urubyiruko rwacu, abaturage bacu, kuko niko Rwanda rw'ejo ndetse ni nako Rwanda rw'uyu munsi. Basoza rero mbifuriza kugira ukwezi kwiza kurangwa n'ubumwe n'ubudaheranwa, gukomeza gukora siporo kenshi gashoboka, atari kabiri mu cyumweru, ahubwo tukayikora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ikindi mbashishikariza ni ukugira uruhare mu kubungabunga ubuzima bwanyu, mutekereza ku ntego, kuri vision. Mugomba kubaho ubuzima bufite intego n'icyerekezo. Ikindi muri uku kwezi hazabamo ibikorwa, bamwe muri mwe tuzabatumira igikorwa cyahariwe mu gukangurira urubyiruko guhanga umurimo. Tariki 31 tuzabatumira benshi muri mwe, haba ari ibigo by'amashuri n'abandi, aho tuzahura. Ariko ku bigo by'amashuri nifuza ko tuzadutumira abagiye gusoza umwaka wa 6, kuko aribo bagiye kujya hanze kugira ngo batangire kumenya amahirwe ahari, batangire kumenya n'uburyo bashobora kuyabyaza umusaruro. Ikindi ni uko ku wa 6 uyu uzaza, uyu munsi ni ku cyumweru, ku wa 6 dufite umuganda rusange w'urubyiruko. Turasaba rero ko amashuri ari hano muri Kigabiro bakurikirane, bazamenye umurenge wa Kigabiro mu kagari ko bazakorera hehe umuganda. Ayo muri Muhazi bamenye aho umuganda uzabera. Turashikariza rero urubyiruko n'abantu bakuru bose kuzitabira uwo muganda. Murakoze, muzagire icyumweru cyiza, Imana ibane namwe. Amazi menshi, twirinde ibisindisha. Murakoze. Mu mutwe arimo bizi, uri ubuzima bwo mu mutwe ni ikintu gikomeye cyane ku buzima bwacu, kandi siporo nayo iri mu bituma abantu bagira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Hari igihe abantu bakeka ko umuntu ugenda yivugisha, kuramo imyenda, ari ufite ikibazo cyo mu mutwe. Mu mutwe abantu bakwiye kuhabungabunga, bakora siporo, banywa amazi, bakora akazi bakwiye gukora, bagabanya inzoga, kuko ibiyobyabwenge byo bigomba kuba 0. Hari inzoga z'inkorano,
hari ibiyobyabwenge mu buryo butandukanye, ibyo byo nta muntu ukwiye kubira. Abanywa inzoga banywe gakeya, ariko abo umubiri utabyemerera babireke, kuko amazi ni ingenzi. Ubuzima bwo mu mutwe rero ni uko dukwiye kububungabunga, kubera yuko umutwe niwo moteri y'umubiri wacu. Ikindi kiri muri uku kwezi ni ikijyanye n'ubumwe n'ubudaheranwa. Urubyiruko oye 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 oye. Murabizi amateka y'igihugu cyacu murayazi. Muzi ko habaye jenoside igakorerwa abatutsi muri 1994. Muzi ko abantu bayikoze benshi bari urubyiruko. Muzi ko intambara yo kubohora igihugu cyacu intambara yahagaritswe na RPF Inkotanyi. Muzi ko bari urubyiruko. Urubyiruko rukwiye kuba imbaraga z'igihugu zubaka zidasenya. Nimba dufite urugero rw'urubyiruko rubi rwisha abandi, tukagira n'urugero rw'urubyiruko rwiza rwakishije abicwaga bagahagarika na jenoside, dukwiye kugira icyitegererezo mu kuba urubyiruko rwiza, kugira ngo tubungabunge umutekano w'igihugu cyacu. Ntabwo dushobora kubona polisi kuri buri rugo, ariko abantu bashobora kwicungira iki? Umutekano. Baretse ibyo biyobyabwenge twavugaga, badakubisa abo bashakanye, ibintu nk'ibyo. Urubyiruko rero rukwiye kuba imbaraga z'igihugu zubaka, kandi ibindi byose rero babibabwiye. Hari ubuzima busanzwe, tugiye no gupimwa indwara zitandura, murazizi. Tugiye none ahangaha buri muntu ave hano azi uko ahagaze, amenye niba nta muvuduko w'amaraso agira, amenye ibyo bari bubapime byose, muve hano mubyipimishije, hanyuma mufate n'umwanzuro wo kubungabunga ubuzima bwanyu. Soza ndagira ngo mbwire abana biga ngo bazagire amasomo meza, batsinde, bagire disipurine ku ishuri, kugira ngo bazabashe gukorera igihugu ejo hazaza. Urubyiruko rero narwo rusanzwe ruri mu kazi, rukore neza, bagire bate? Nkore neza, mukore neza, babagira bate? Babarebereho. Numva ari ibyo ngibyo buri muntu wese yipimishe, ubundi mugereyo, tujyanemo, tujyanemo urubyiruko.